kunkorera ikintu nipaka gutangira bivugireho ukora iki nimba utabishoboye ujye ubibwira wenda uzabireke kubikora. Ubu nari nzi ko byibuze ugiye kumbwira ngo ntabonye business ngiye gukora, ese twakora iki kugira ngo tubone amafaranga cyangwa se byana ngombwa n'inguzanyo tukayaka ugashaka ikintu cyo gukora, ariko wowe byawe ni inzara imisatsi ukomeza ugaragare neza. Ibyo bintu ni biki? Future yawe ni iyi. Ese baby nihe wajya gusabira inguzanyo isa nabi? Ngomba gusa neza. Aho nabikoresheje ugasa neza wagiye. Future yawe nanjye ni iyi. Twagafatanyije tugakorera hamwe nk'abantu bakundana. Amafaranga y'inzara z'icyumweru kimwe buri cyumweru, imisatsi, ntabwo ibyo nabikora. Maze kunanirwa, ntabwo byakunda. Tegereza at least 2 weeks nshaka amafaranga mbigukorera. Urabizi ko ntakunda kubigukorera, urabizi ko ukunda ntacyo ntakora, but gaspillage ibintu bya my expenses adafite ahashingiye wapi. Please, nta nubwo turi butongane ngo dukomeze dupfa ibintu ku muhanda abantu batwumva. Nta n'impamvu yo gutuma nzamura ijwi ryanjye. Gira ukungana na kimwe ndakunda. Nose ubu kujya mu nshuti zanjye bakavuga ko se njye ibyo binabihaza. Nimba utabishoboye ujye umbwira. Kandi nawe kunyereka ariko mutwara so ndumva byarangira kandi bimaze n'igihe. Ushatse kuvuga iki nguko nkwiyereka? Vanessa, ibyo bintu byose ubaye uzi impamvu yabyo wabona ko ari urukundo ngukunda ruri kubintera. So warakoze kubimpisha, ndumva nta niki, ndumva nanakeneye kubimenya nonaha. Vanessa, ndagukunda kandi urabizi. Urukundo ngukunda uzi ingano yarwo, uzi ibyo rwankoresha. Sizi impamvu ushobora guhinduka mu gihe gitoya, njye nawe tugatangira gupfa imisatsi n'inzara. Ubizi ko hari igihe nabikoresheje, ubizi ko hari igihe wabikeneye nkabiguha. Jitse kubwira ngo tegereza ibyumweru 2 cyangwa bingahe nshaka amafaranga mbigukoreshereza, kibaye ikibazo utangiye kungiranya n'abandi bagabo. Kwihangana kwanjye rero kwanze. Ubwo se njye ukubwiye ko hari abandi bagore banyifuza. None nabigenza bite? Ubundi se nabibwirwa n'iki kutabafite? So njye ndumva nta bindi bintu byinshi ushaka kurenzaho. Ndumva twarekera, njyewe ntago nshaka gukundana nawe. So at least mbwira, umbwize ukuri. Mbwire ko wari ufite undi muntu mukundana utari njyewe, ukaba uri wanjye wenda wikinga. Ntago nshaka gukundana nawe. Hari ibindi birenze ushaka kumenya. Ndumva icyo ari cyo cy'ingenzi. Ase ubundi n'ibiki byagufasha? Like ntago nyine ndi kubyumva. Usko wagira ngo undi muntu mushyashya ndi kubona imbere yanjye. Kuki utumva ko ari ibintu nkwifuriza ari ibintu bizima? Kuki utumva ko ari ibintu nkwifuriza ari ibintu byiza? So ndumva nana cyangwa iyo mihanda uburimo buri gihe amajoro yose uri kumwe na zirandaya na barabagoma muri kumwe wagira ngo Shema wait. Bikize. Ushatse kuvuga ko ndi indaya? Uzi ko abahungu mwashiritse isoni. Naje kurayi iwanyu. Wigeze ubona nza kuraya kuri sko? Hani isoni. Ubu su utwaye nitwe uri kugenda uvuga ati ngo wanguriye. Guma byawe. Uranyita indaya naje kurayi iwanyu. Sigara wenyine. Nge ntabwo ndi indaya yasiko, ntabwo ndi indaya y'abavandimwe bawe. Uzanamenyere n'abandi bakora. Hani so.
agaciro rero sinjya mbona nyine uko nabisobanura tu like ahantu hose nciye waratomboye ufite umukobwa mwiza like nyine ni umugisha kuba narakubonye. nawe urabibona cyane cyane ubundi kubona umukobwa mwiza nkawe yahitamo umusore nkanjye utarenze udafite ibintu bya danje aba ari ikintu gikomeye. So rero mba nishimiye nyine n'ibintu ntamenye ukuntu mbikubwira ntabwo wakumva ukuntu mba niyumviye turi kumwe mu muhanda tugendana. Nyine mba nifuza ngo nzaguhorane tuzagirane ubuzima burebure tubyarane umuhungu umukobwa cyangwa se abahungu gusa yaba ari na sawa. abahungu gusa oh sorry n'abakobwa wenda. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I Bella, ça va? Bite se? Meze neza? Akoze ko uburyamye ego ko. Urushyi kiriya hanye muri siporo wasubira urabona. Shabuhaze bawariye. Sinzi iby'ubuhaze bikujyana mu masiporo. Ngiye mba ndushye mba niryamye. Kandi nuko muzashiduka murwaraguzwa ibirwara. Turwara iki indwara yafata? Urabona ko indwara yafata. Kawihore. Nukuri mba niruhiye pe. Aha. Nge sindi wowe rero. Ubuzima bwanjye bwo kuryama nkarya. Tuno mutwe twamara batwanje. Kuko birukanka icyo gihaha ntacyo mfite. Umeze utese? Meze neza ko Nari mukumbuye narabuze nyine niyo mpamvu naje kukureba uvuye muri siporo. Oya siporo tuvuye. Ari kurashye. Siko muri ufite imico muri iyi minsi ra. None Ngiye mba ndyamye. Ntuzicwa no kuryama wowe. Ibitotsi bya buri munsi kuva kwa mbere kugeza ku ndambe. Ngiye mara umunaniro udasanzwe menya nimba hari ahantu bakuru umunaniro nzajya nko kwivuza. Usunutwe tuzameze ute? Aha. Ndarangiza amahirwe. Nuko. Meze neza ariko. Ndakomeye nanjye ndashima. Basanze ndi guca n'abana barishumwe. Bambaza ibyo kuryama naho ngo narabuze ariko nshobora kuba ngiye kwikubita agashyi. Yikubita agashyi nanjye narakurambiwe. Erega namwe mwaranyanze. Ngo nose ko umuntu atakubwira ngo ngwino tugende uzi. Ako ubona nanyanze naho bakabye mperuka no kumpamagara. Ahubwo se kamubaza. Mukuru yashema. Ariko nyine hari ikintu ushaka kubwira. Sinzi. Nizere ko atari amafaranga yanyu ukeneye. Uyu munsi nakuzanye kugira ngo tuganire twishimane. Ariko sinumva ikibazo ufite nyine ari iki. Si icy'amafaranga. Okay. Cyategereza ariko tukabona ikintu cyo kunywa. Excuse? Yeah. Ikibazo cye mbwira umeze neza? Yameze bo. Oh. Thank you. So, wambwira gusoza ari iki? Sinana gwaki. Thank you. Siko wajua ni bote tumenyana. Okay? Okay. Alright. Thank you. Okay. So, enjoy.
So wari uri kumbwira ngo hari ikintu ushaka kumbwira? Nizere ko atari amafaranga yandi ukeneye. Uyu munsi nakuzanye kugira ngo tuganire twishimane. Ahe. Sukuri kumbaza iki? Akaganya. Twaratandukanye. Shema nzi se mutandukanye. Oh yes, zimene zidagenze biteze. Murapiki. Ariko sinumva ikibazo ufite nyine ari iki. So, icyo nahera umese. Numva nga nimbe nyinshi. Yakoze. Anything for you. Okay, ufite ikibazo ki? So, okay. Sinashaka kugira. Numva nshaka amafaranga yo kujya gukoresha n'inzara. N'inzara. Yeah. Wabimenye. Yeah, kuko maze igihe ntajya muri salon. Dore nk'ubu nzara zavuye kandi bimaranye igihe. Imisatsi n'inzara again. Ako nukuri hari ibintu biteye nasty. Umuntu utawukoreshereza umusatsi, umuntu utawukoreshereza urwara azi ko mbayeho gute. Nambe na sebo wanjye. Imisatsi yawe nta byumweru 2 iramara, inzara nta cyumweru ziramara. Ushaka kongera kubikoresha? Muzi ngenda mu bantu nsa gutya babe. Ese ubundi reka nkubaze. Wari wicara ugatekereza cyangwa ukibaza ngo ese amafaranga Shema yakurahe? Byibuze basi uza akazi nkora. Wari wicara ngo utekereze unibaze ngo ese boyfriend wanjye akora iki? Abayeho gute mu buzima bwo hanze yuko ntari mu rugo? Warakora ikintu nk'icyo? Byibuze se basi uzi imbaraga mba natakaje kugira ngo nyabone. Kunyereka rero ko nanjye nagufasha. Umusore ajya mu genda nzabigenze gute? Wowe akazi kawe ni amafaranga y'inzara. Nkeneye gusohoka n'inshuti zanjye. Sinzi ngo wagize anniversaire, sinzi ngo uyu wabaye gutya na gutya na gutya. Jise akazi kawe nuko ugenda gusa. Sebo zo ni rekana. Aha, ni long story na. Aha. Sebo. Nundi. Sebo na Shema bitese mbwira neza ntabwo ndi kubyumva natakaye. So Imana Sebo bizi. Ikiriho Shema twaratandukanye. Ntagaza agaciro kanjye mbese, ntagama agaciro kanjye. Warumbwiye ngo ndasa neza kuko mbasha kubyikorana na sebo wanjye. Twaherukana byo. Harimo Sebo. Cyane kandi ananyereka neza. Nubwo wenda sebo nta bintu birenze afite, ariko agerageza kuma agaciro kanjye. Ariko Shema ni wa muntu ukwereka ko nta kintu, mbese sinzi ukuntu nabivuga. Urwara ngo kabiri kangahe se? Ndagukoreshereza ejo bundi warakoresheje. Ibyo ni ibiki? Ubwo ntugeze mu rugo ho yazavuga ngo gosha. Ubu bamaze gufata umwanzuro uko jyana n'uwo musebo ntanazi. Niyo mpamvu rero ntago byakunda pe. Yanyeretse ko nta kintu, mbese nabifata nkaho yambereye imbwa mu gihe cyose tumaranye. Akse wabuzi abakobwa beza bari class. Shema ahora ahura n'abari komande akabanga abamwifuza bose ko akagukunda. Shema uri gutera inyoni uramusore. Tekereza kabiri. Siko numva Shema yabaye Shema hano ubundi byagenze bite? N'ubundi wamwijyanye. Ndamwijyanire ibizakurikira ntuzambwire. Ndamutse ngize amahirwe yo kuba Shema yankunda nkuko gukunda. Mushange arimo gusinya kuri habe na gato. Uva nkubwire rero.
bimaze igihe ndumva tutanabivuga cyane ariko bimaze igihe kandi nanjye maje no kurambira. Okay. Urambiwe bimaze igihe, urambiwe iby'amafaranga, urambiwe ngewe. Just go straight. Ndambiwe ibyo ukora. Ibiki nkora? Icyo nkora ni ukugushakira ukumera neza nanjye nkamera neza ngategura ejo hazaza hanjye nawe nk'umuntu nkunda. Ni ibiki nkora bindi uvuga? Sasa muri uko kubitegura sinjye kutantekereza. Niki wamburanye? None ubwo inzara zanjye zindakumera gutya meze uri he? Nakubwiye ko amafaranga y'inzara za buri cyumweru ntago nayabona. Imisatsi ya buri cyumweru ntago byakunda. Okay? Umva nkubwire. Ibyo sinabishobora. So wansanze ubona nsa neza nyine nimba ari nako tugomba kugumana nuko ngomba kuguma ariko nimba atari ko bigomba kugenda n'ibindi byose byarurera. Okay. Amahitamo nawe ntabwo ndi urwane nawe. Kibuze ujye untekerezaho. Mbuzwa n'iki? Cyangwa icyo utekereza ni amafaranga no kuba umeze neza. Just ibyo ngibyo gusa. Ubundi wari wageraho nkora n'ibyo nkora urabizi. Ndumva atari cyo cy'ingenzi turi kuvuga muri aka kanya. No, ushaka ko tuganira. Ushaka amafaranga. Wabuze ahava. Uzi ibyo nyuramo kugira ngo aboneke. Ariko Shema, reka nkubaze. Ugeze kumwe. Aho uzajya impamagara mu izina, right? None, oh Jesus. Urinda kumbaza gutyo ngo nzahukorera. Kabiri kangahe mbigusaba ukavuga ati ndi bize ntago wahagera. Ubona nge ntabikine cyangwa ubona ntakitekereza ibindi bintu. Niba ari umwanzuro ufashe wo kumva ko nge nawe tugomba guhuzwa no ngomba gukoreshereza imisatsi nizo nzara no gusohoka mu biro hehe na hehe. Uwo ntago ari umugore nifuza. Uwo ntago ari we shebi nifuza mu buzima bwanjye. Nifuzaga umuntu tugomba kubakana, tugashakana hamwe, buri kimwe cyose tukagikorana. Tukagirana inama, nabyo kuvuga ngo ntago mashaka kuza mu kazi ngo umenye ahantu nkorera cyangwa se ngo ibirori byose ngo mutashye ngo sindi kuboneka simari ngo namaze icyumweru cyangwa bibiri ndahari. Wakabaye waratekereje cyane ukagira kure. Umva nkubwire wakagombye ko warabibonye mbere kuko nta kintu na kimwe nigeze nanirwa kukwereka. Nakweretse uwo ndiwe kuva tukimenyana gushyitsana n'izi saha. Just uwo nguwo wanyeretse none nashaka ngiye kureba ko yahinduka byihuse. Kuba mpora muri aka gakanje nuko nafite umuhungu dukundana, nuko nafite iki nawe ubwo karenzaho ngo shangu yimazemo imizi iyo bivuga ubuzi ko nzabikorerwa nande. Abandi bana bafite amamodoka nkazwewe no kunyereka ku kazi byarakunaniye ubwo se ubwo mari iki mu by'ukuri. Nge ndumva nanarambiwe, ndumva narambiwe rwose, narambiwe gukundana nawe tubivemo. Like seriously? Yego. Urimo urakina ariko? Ntabwo ngende gukina. Kuko gukomeza nkina nkaho wagira ngo ndakadenesi ibyo sinabibasha. So gukundana nanjye ni ngombwa ngo ufite iyo misatsi ufite nizo nzara. None iyo udasanga nsa neza wari kunkunda. Akugira ngo focusinge ku bintu bifite umumaro, ushaka uburyo wabona akazi, izo nzara ujye uzikorera nanjye ngwane n'ibindi bitureba. Just ukeneye ko umva mubwire ibyo wavuga byose ndumva nta n'ikindi nkeneye kurenzaho. Icyo navuze wacyumvisha. Ukiza kumenya ibyo mba ndimo naho ndi. Nako nta impamvu yari gutuma ubimenya. Kubera ko menye ko noneho iyo uza kubimenya wari kuba urundi wundi utari uyu nguyu mbonye. Imana ishimwe ko mbonye kare. Ubundi wategereje iminsi ingana iki kugira ngo bigaragaze? Iyo ubimbwira hakiri kare ukavuga ko ndi imbwa n'ubundi bivuge kuki utabivuga se nyine ngo cyose ubishyira hanze. Impamvu utanabibonye mbere. Kumva rero irenganye kuko nta kintu nigeze nkwereka. Sinzi impamvu utabibonye mbere.
waruzi n'ikindi aha mva nkubwire ariko ndumva bimaranye igihe ibi bintu ntabwo bije kubera inzara n'imisatsi bimaze igihe pe ndumva nta n'ikindi nkeneye kurenzaho muri uru Rwanda cyangwa se no hanze hari abagabo benshi banyirukanga inyuma ndi kumwe nawe turicaranye urukungeranye n'abandi bagabo hanga kubikora bitewe wowe rero ntago nakomeza ntumwanya kandi mbona hari aho bigenda ufite abagabo benshi ufite abantu benshi babashobora kwitaho kurusha uko nkwitaho uvuga ngo nibyo nkora ntago bishima n'uburyo nitanga kugira ngo umere neza nta na kimwe witayeho jisi uracyangereranya n'abandi bagabo nta n'isono nabifitemo ase ubundi nicyo utabona nta mwanya ibyo mbifitiye look Vanessa ntago nifuza intambara hagati yanjye nawe nta nubwo gutandukana kwanjye nawe ari wo muti w'ibibazo sibyo ikintu gushakaho ikintu nkwifuzaho nuko umuntu wundi utandukanye n'uwo uri ariko ibyo ngibyo ntabwo uri gushaka kubyumva ako wabyumva ute nimba nkenera kuba naza kukureba nkakubura mu birori byanjye nkakubura ubwo si ubwo ngutunzemo ibiki ibyo bintu bya Shema shose ibyo byanzanye hano mwijyanire ubundi uranyakira cyangwa ntabwo unyakira ngenda nkwakira sinaguze aho biba firigo genda ushaka ibyo ushaka n'ubundi usanzwe wiyakira nkongeye kungarura nk'umuntu kanijyane n'ibyanjye genda ushyiremo ndabona ufite akavuda keza komana imboga zibona abana koko Vanessa itesha Shema wamumpa No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. My hands are shaking, my mouth is dry. My thoughts are racing, my tongue is tied. Your eyes are haunted, your voice is low. Stoic and flawlessly in control. You can be honest with me now. Promise that I won't say a word. 'Cause your truth is buried deep below. And all these secrets you carry just might overflow. You can be honest with me now. Promise that I won't say a word. 'Cause I am yes DAAN twahura se
Shaka ko tuganira like niba ufite time ariko. No, same place, please. Thank you. Isn't it just what I deserve? But you're not even honest with yourself. You never tell. I never learn. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me. Bino ntabwo ndimo ndabyumva. Ushaka kumbwira ko ibintu ari ukuri se? Ntabwo bishoboka. Bro, kubizura umuntu nakinisha. Isi byo niri kumbwira ko nari mukubisobanura. Wari waseba ugasa nk'umuntu isiguye. Okay. Mbwira neza mbyumve ko ntabwo ndi kubisobanukira. Ibaze ko twavuganye tumaze kuvugana byari sawa nyine tu. Urabizi ko twatumeranye neza, turasohoka nk'ibisanzwe. Urabizi ko buri wese abaza aho undi ari nubwo yamubura nta phone afite. Yeah, I know. Araza yansanze hano nicaye ntegereje kubanza nyagacyayi nkamwe nk'ibisanzwe and turaganiramo gatoya cyayi kiraza aratangira atari ikintu nashaka kugusaba. Namubwiye ati nizere ko atari amafaranga ukeneye. Urabizi ko nari maze iminsi 2 muhaye iby'ibihumbi 100. Yeah, I know. Arambwira ngo oya ngo ntabwo ari bijyanye n'amafaranga ngo ariko nkeneye gukoresha inzara n'imisatsi. What? Harya cyagihe duhura mu mujyi. Saruvuye kumukoreshereza inzara n'imisatsi. Nanjye byancanze namugani inzara zitaramara n'icyumweru. Every 3 days kujya gukoresha inzara. Ahindura inzara mu cyumweru ahindura umusatsi N'imisatsi again. So rero nibwo nabaye nyivuga ati wapyo bintu artist nangizo nka business ushaka gukora ushaka gukura amafaranga. Urabizi gahunda yanjye nubwo nyine yari imikino warubizi ariko je numvaga ko ari umuntu uzaza agahinduka akaba umuntu nifuza tukagendana. I remember. Ariko nari maze kumukunda kuburyo utabyumva kuko ntaburaga gatoya ngo mubwire ibyanjye byose, mubwire uwo ndiwe, mubwire ibyo nkora. Even hari n'igihe wari gusanga twari kurangiza umunsi neza njye nawe ntabimubwira kuko nabonaga ari we muntu wanjye kandi nawe urabizi na sister arabizi urwego byari bimaze kugeraho. So Ni bya bindi bajya bavuga ngo amahirwe azasanga umuntu akayibuza akayahunga. Uyu mukobwa yaragize amahirwe meza cyane yo kuba yabonye itangiro ry'ubuzima bwe kuko ntekereza ko bagenzi be baraba bari kuri level wifuzaga ko wamugezaho ni bake cyane, abenshi baba barabirazwe n'umuryango. the funny thing sinamubwiye ntangiye kumubwira ati wakambwiye business wagakoze tugashaka aho dukura amafaranga. Urabizi ko bwashize twari twabivuzeho. Ya ndabyibuka ubushize twe twabiganiriyeho tuvuga ku bigendanye no kuba wamushingira business nawe akaba yakora wo kujya ukomeza kuba ibintu ari wo byitaho byibuze nawe agire future y'ubuzima bwe. Ejo bundi ushobora gusanga ugize n'ibibazo ntubashe kuba wajya mu kazi kandi bureya abantu twikorera duhura n'ibibazo. Hajya usura gusanga umuntu arwaye business kagende kagira ikibazo ariko kuba wamushingira business nk'umuntu mugiye kuba mwakomezanya ubuzima mu gihe habaye n'ikibazo cyabaye akaba yagusapotinga. Ariko ndumva have cheap mind. And then icyayi atangira kongeranya n'abandi bagabo. Imagine afata icyayi atitaye ahantu turi n'abantu bahari. Afata icyayi yakimenye kuva ku musatsi kugera ku maboko. What?
ntumbwire yuko yakumennyeho icyayi, yakuhagije icyayi. kuva ku mutwe kugera ku wenda ikiza nuko hano banzi, imagine ko natashye nambaye umwenda w'akazi wa hano. Ubu watashye kuri moto n'imyenda y'abaseriveri yo muri Chas Cafe. Ko wakubititse muvandi. Thank God nyine bya bintu ujya ahantu abantu bakuzi. Ako nari insazi. Ubu watashye wambaye imyenda yo muri Chas Cafe y'abaseriveri. Imagine iyo tuza kuba turi kuri hotel ahantu, phone yanjye nayo yamenetsemo icyayi. Wari waparitse he? Imodoka nari nazanye. Ntabwo imodoka wayizana bitewe na gahunda nyine byahita birabura. Iyo nzi ko tugiye gutemberana nawe, tuva hano abashaka kujya ngo sinzi he ngo tujye kureba ibi, tujye muri movie, tujye nyine nibyo bintu byiwe. Kandi urabizi ntabwo nkunda gukomeza kudrivinga n'ukuntu aba ameze. Nibyo ntabwo wajyana nawe ahandi hantu. Ushobora gusanga uhuye n'aba boss bagenzi bawe ugasanga barakuraburije bahise bakuvamo diri kahita ipfa. Kandi ibi bintu wabyubatse igihe kinini cyane. So mbagomba kugenda nkuko nyine anzi. But so none meze bite rero? Bro ndamukunda uriya mukobwa gusa uburyo yanyeretse isura ntazi ntamuzi wako. I know wamukundaga cyane ndabizi. Twese turabizi. Sister we byibuze yumvaga yuko hari icyerekezo noneho cy'ubuzima ugiye kugira gishyashya, arabyishimiye ariko ndumva mfite ubwoba, umutima nyine. Bro ndabyumva. Sorry. Be strong. Bibaho guhura n'umuntu akakubera ikigeragezo aho kubera umugisha, ariko don't worry. Turaza kubicanamo kandi reka ngende ndaza kubicisha sister mubwire ibizazane wahuye nabyo gusa araza guseka ajye hasi. Bishoboka ko ubu ngubu yabimenye tu. Aso Si inshuti ye se. cyangwa se wasanga baranabigambanye. So gusa ikintu cyatumye nguhamagara n'ubundi ntaheza y'isi nta n'imyaka itagenda ngo isiga umuntu cyangwa imutware. Ndashaka ko dukora ibintu by'ubusazi uyu munsi. That's my bro. Ndashaka ko dukora ibintu by'ubusazi. Ndashaka ko tujya mu gusiganwa nanone. Hano uyu munsi ntabwo uri bunsige. Nibwo uri bubimenye. Reka mbanze njya guhinduza amafinisha. Tuyikoreshe yemwe. No ntabwo bagura. Turakoresha imwe. Imodoka imwe? Umwe aratwara ndagaruka. Okay, tugiye gukoresha iminota. Okay. Tugiye kujya gutwarira muri highway. Turakoresha iriya mihanda ya Bugesera? Ariho hose. Okay, let's go. Genda shaka ikintu. Twashatse n'umuhanda nubwo twawurenga bura nta n'ikibazo. What? Bro, ushaka kwiyahura? Kubera Vanessa? No, waba wisuzuguje. Bro, ntufate uburyo uriya mukobwa yakubabaje w'amafuti kuriya ngatuma ubuzima bwawe bwakwangirika. Bro, ntabwo wakumva ukuntu ari nsigaye nkunda uriya mukobwa. Akwiyeretse hakiri kare. Arahombye cyane. So, ndumva rero ubwo noneho ndabizi kilometero twakoreshaga 20 minutes. Twivuga byinshi. Tugiye gukoresha amasegonda none. Let's go bro. Reka nishyure bill hanyuma tuhita tugenda. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Akose kuki udashobora kuba wafata ikataloge ngo ubike aho igomba kuba yabikwa? Ubu ngubu biramutse igize ikibazo ikabura tukagira ikibazo urabona twakoresha iki?
Yaburi se kandi byara ko nguzanisha. Ntabwo uzana zino document tuzibika koko. Ndazibika ngo nuko sinzi ko byageze hariya. Ateye ndaze ko mbona imitima yakubangiyeho. Ese wa muntu ufasha? Yaje imyenda yanayifite ahubwo ndagiye kuri. Niwe ndi kumva hanze se? Ese wowe ibyawe ni ukuba uri mu Ibyo nibyo byagutesheje umutwe kuba mwanditse bitwaye. ese ni gute bitambabaza cyangwa bimeze ikibazo? Ibaze kuba Shema ubushuti dufitanye sibyo? Wibaze ibintu byamubayeho umwe muri twebwe abe ngiwe cyangwa se abewe. Ibaze abaye ari ngiwe sheri yanze cyangwa se abaye ari wowe sheri wawe yanze. Ibaze none hari we bibayeho wa mushiha wawe na nukuza unshihura ugira gute nano nta kuryarema. None so ishyire muri uwo mwanya wimagine Shema ibibazo afite agahinda afite muri aka kanya ko kuba sheri we yamwanze. Noneho wumve uburemere ibyo bintu ngomba kuba nabihereza. Urumva natuza koko? Ntabwo natuza habe na gato. Ntabizi kumwanga. What? Ntabizi kumwanga. Ese ubwo bagira bakakanya. Bro reka ahubwo dupange diruka. Diruze nyabagikana. Urabyibagiwe. Ubizi ko ndashima. Basi fasha n'umushiki wawe. Subiza ko mukunda ubuzi ngoma kugira ngo ubyumve n'ibintu uzi kuva kera. Ase uyobewe yuko Shema ari musaza wawe? Wowe ntumpagije. Ibyo bya basaza banyu nibyo bizica abantu bakabana turiyahuye ngo muri babasa bari uzi kuva kera tukiri abantu ndashima ndamukunda pe. Nubwo ubona mba ndi hano mu rugo mu mateleviziyo ndi muri telefone urabizi nta musore tujya dukundana ngo tumarane kabiri. Wapi ntabwo byashoboka. Hari ikintu mba ntarimo gusobanukirwa. Icya mbere Shema ni musaza wawe byemere cyangwa byange musaza wawe, you know? So basi ndashaka urabizi mu inshuti yawe arakunda wamugira inama y'ibintu byose akabyumva. Mfasha. Ikintu ugomba kumenya ni uko Shema uburyo afunga umutwe uburyo ari compliqué kuri kino kintu cyuko uri mushiki wiwe akaba ari musaza wawe. Biragoye yuko ibyo bintu kwivugisha ngo by'inkundo ngo byo kwa mwakundana. No way. Twese tuzi ukuri kuba warakuranye n'umuntu mwariganye from primary ntabwo bivuze ko muvukana kumufite ikihe kibazo. Njyewe ku ruhande rwawe nanjye nta mahirwe mbonye nabangamirwaga nuko Vanessa ari inshuti yanjye. Ariko kuba ari we wibiviriyemo nta mahirwe Imana impaye ntabwo uri kunyumva wowe. Okay. Ibyo birakureba. Ibyo birandeba se uransubije wowe mbwira ngo ngiye kugufasha. Ndemera ko ugiye kubikora. Umva ndashonje byatari ndashonje. Menya ko ari agashinzi mu byo kateje Shema nanjye kanyohereje inzara kayineza. Igihe ikibazo Shema ari njya kwiga. This confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it. Ndumva nshaka gushimira. Kuko ibyo nkorera uyu munsi si mfite uko nabisobanura ariko ibikorwa byonyine birangiriye ku buryo icyo nkunda. Urabizi ndagukunda.
Yeah. nawe wakoze rero nizere ko aya mafaranga nakwatse afite ikibazo ntabwo ari amafaranga. Murabimbwiye kandi ndabizirikana nta kintu nakwima gifite sibyo. Amafaranga ndayaguha urajya kureba mu muryango yakugezeho. sinzi ko nafite gahunda No. kanambare rero singende Ariko nyine uyu munsi wanongeye byatari because the way you looking good. thank you Usa neza even uburyo uhumura. Byagusha umuntu. oh yes Yeah, trust me because baby sinzi niba utayibona ariko uratandukanye. urakoze Jesus. Babe, uyu ni nde? wowe si urinde Ubwo uri kumbaza ibyo nkande kandi. Vanessa, are you mad? Uri kubona ndi umusazi se? Ku buryo utinyuka ukinjira mu rugo rw'umuntu nta no gukomanga. Kabiri kangahe sinza nkakomanga. None si indaya wayikuye he none hora? bitch Umva indani ntuzunyisunikishwa umva wimenyera. wowe uri usobanura neza. usanga abantu mu nzu ukaza unateza induru Induru nuko ari kwa sheri wanje ndabura kuza guteza induru. uvuze Nta mwanya afite wo gusubiramo. Babe, ko nta kintu uri kubivuga. Iyi ndaya wayikuye he? uvuze Indaya. ari njye nawe ninde usanze undi hano Uri umwinjira nyine. Si uko abakobwa Umwinjira? b'iminsi musigaye mwishima. umwinjira ninde Shut up. wese kumindukanye bebe ubaye iki Nose ubundi utabindaye ubundi uri iki? Yenda indaya. Utekereza ko ibyaye na Shema ntabizi? Uzi ko natandukanye na Shema bitewe n'urukundo ngukunda. Gezaho. Utongera gucika ugatusha ukavuga iryo jambo nka ngeta nkwereka ko hano ari mu rugo rwanjye wowe. Uraza usakuza dore urenda ko nkureye igisenge amatinda kuvaho hejuru urusaku rwawe wowe. Ndabibona abasore ntimushima. Shit. Mbare 1 2 3. Nta muntu n'umwe nkibona hano. bebe Brenda, I'm sorry. But you have to leave now. Mama yakanya basi tukavugana. Okay, go ahead. Nubwo uri kumbwira Shema. Ndakeka nabikuganirijeho. Twaraganiriye Shema twatandukanye kubera uko nagukundaga. No kuba ndahangana uko ngukunda. Sibyo? Nyumva. Ese basi niyihe mpamvu iri gutuma basi undotesha indaya nkingi? bitch urongera kunyita indaya rimwe urahita ubona uwo ndiwe genda indaya sindazi ciritse kuki zita abantu indaya Basi gira icyo urenzaho. Icyo narenzaho noma. No more excuse. I beg. Please. Please for what? This is my house. Hey. Man, hano. Ndi umugabo. I have to do what I want. Okay? Njyamana n'uwo nshatse. Uwo ndashaka simwemera. Ubu utinyuka gute kumbwira ngo ngiye mitemo wowe uzi gute ibyo nkunda? Ndabasabye mumbabarire. Mumvire mu rugo. bebe
I say get out. Thank you. Shit. Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Shema, nje kugusura. Ntabwo wishimiye kumbona? Sawa kare. Ibise mbikeshe. Nari gukumbuye. Nashize igihe kinini utaza no mu rugo. Wagenze bite? Ntabwo byari bisanzwe ko kuza mu kazi wawe. Narategereje reba message nakwandikiye sinzi impamvu ndasoma. Oya. Imbaraga akazi kenshi simbizi. Okay, phone yaragize ikibazo message ziba zirimo hano. So ntabwo nigeze menya ngo uyu bimeze gute. Nakoreshaga email cyane. Basanga ariyo mpamvu ko nanjye nakwandikiye nijoro wari wagiye nko mu rugo. Birashoboka. And uretse urukumbuzi no kwibaza uko mumeze. Bize neza, akazi karagenda, ibyo nta kibazo. Ubuzima bwawe bwose bumeze neza. Nta kibazo na kimwe ufite? Akazi karagenda, nta kibazo. Shema. Okay, can wibarize ndabona wibanje kumbwira. Bite bya na Vanessa? Ntabwo ngishaka kumva ikintu na kimwe kijyanye n'inyuguti ya va. Ibe Vanessa whatever, ikintu cyose gifite aho gihuriye na va. Ntabwo nkeneye kucyumva. So, ndakeka ko ubizi neza kurusha uko mbizi ko n'inshuti yawe. Ibyabaye hagati yanjye nawe urabizi. Sinzi impamvu rero. Ese undi ko tugeze ubwira Vanessa uri? Hanyuma se iyo nza kubimubwira yari kunkundira ibyo mfite kurusha uko yari kunkunda n'urukundo ruke yanyeretse. Rero nifuzaga umuntu wo kubaka, ntabwo nifuzaga umuntu wo kuryoshya. Impamvu atigeze amenya ibyanjye byose n'ibyo nkora. Gusa icyo nzi cyo nuko ntacyo yabuze. Ntabwo yashaka ibirenze ibyo ngibyo. Njye kwintu yambwiye mwapfuye ni ibintu mutagapfuye. Ni ibintu ngiye wankorera kandi ndi inshuti yawe. I mean yawe. Sister, ni gute bikora girlfriend? Asundi reka mubaze. Urukundo ni amafaranga no gusesagura. Urukundo no kwiruka umuntu yiruka nta nubwo yaza ngo afate bambwire ngo mfite bije imeze gutya nkeneye gukora business runaka, but inzara imisatsi like ntabwo njye byumva. Okay, tunabyiwe tubireke na kibazo ndashaka kubivugaho nta kibazo. But you know. Yeah, yes. Sereta kandi kuko ndabizi gusa ubwo. Nyine nakundi dadi. Ubwo nyine ni Kimana yari yashatse kubwira. Asubundi mbwira bimeze bite? We na bro umeze bite? Uziko maheruka mu rugo ari uko hari isabukuru yanjye. Ese naje korera ntabwo mwaza kundeba. Turaho. Ari njye meze neza, bra meze neza. Niwe wari warabuze waratwanze. Fashe umwanzuro ndiyiziye ariko nyine. Okay. I know you. Rero mbwira. Niki kikugeza niki cyakuzanye uko mbizi neza ko ibyo ngibyo ubizi kundusha. Ufite ikibazo cye. Shema. Urabizi turaziranye kuva kera.
hashize imyaka myinshi cyane ntabana namenye ubwenge nkuzi okay twamenye ubwenge tuziranye ntabwo nduta cyane ariko sinzi ukuntu nzabikora sinzi nimba mbikora nabi sinzi nimba hari ikindi kibazo mfite ariko Shema kuki utabona ko ngukunda